bintu by'abakire kubaka indake no kujya kwihisha mu buvumo bisangwa muri Bibiliya yari irabihanuye. Abantu benshi bafite ubwoba bitewe n'uko abakire bakomeye ku isi ubu tuvugana bari kubaka indake, ibyo twita bankers, indake. Ni ukuvuga ngo haba ubuvumo usanga ari bya bindi karemano Imana yiremeye biri aho, ugasanga hari imyobo abantu bacukura, ariko noneho indake usanga umuntu yarubatse cyangwa se akayicukura akayubaka uko ashaka munsi y'ubutaka akayihishamo bitewe n'uburyo we ashaka kubigenzamo. Ibi byasakuje cyane mu makuru ubwo umukire nyiri zino mbuga nkoranyambaga dukoresha izi za Facebook, izi za WhatsApp dukoresha, Instagram, uyu Mark Zuckerberg mu minsi ishize niwe muntu uherutse gutuma bisakuza cyane ubwo bavumburaga ko ari kubaka indake ikomeye cyane, ndetse iyo ndake yishoyeho arenga miliyoni 100 z'amadolari n'amafaranga menshi cyane. Ubundi bavuga ko ngo indake nziza ushobora kubamo imeze neza ibintu byose itarenza ibihumbi byibura, ikomeye nyine ya ndake irenze cyane itarenza ibihumbi 600 irenze by'idolari. Ariko uyu mugabo ari gukora indake ya miliyoni 100. Iyo ndake yubatse ku kirwa, yaragiye agura Hawaii, agura ikirwa kinini cyane, aragishyiraho umutekano, arakizengurutsa, abakirinda, abakozi bari kugikoraho bose basinyishije za NDA. Ni amasezerano nyine y'uko utemerewe kuvuga cyangwa se ibibereye aho ngaho nyine bisigaraho, uramutse uvuze uburyo ibyakoreweho byakozwemo, uburyo hubatse, ukamena ibanga, icyo gihe nyine usanga ushobora gufungwa cyangwa se ugahanwa bikomeye cyane. Uyu mugabo ari kumwubakira basinyizo NDA. Ikindi, uyu Mark Zuckerberg akimara kugura icyo kirwa yubatse indake nini cyane ifite ibyumba bigera kuri 30, ubwiherero bugera kuri 30. Ubu ni ukuvuga ngo harimo imiryango ihakinga, ni imiryango nyine ifungwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ikindi, ni indake ku buryo ushobora kurasaho misile ntizihagire. Biga ni indake yubatse mu buryo bukomeye cyane ku buryo ushobora kurizaho ibintu bisasu bya kirimbuzi kikaza kigakubitaho we ntagire ikibazo ahari mu ndake. Urumva izo miliyoni zirenga 100 akazi zikora, nimba ubundi indake irenze yubakwa n'ibihumbi 600 irenze kabisa by'idolari, yubatswe n'umuherwe urenze, ariko yashoye miliyoni zirenga 100. Ndetse ni indake ashobora kuba yamaramo igihe kinini harimo ibyo kurya cyangwa se anabihingamo, irimo ibintu byose akeneye, umuriro, ikintu cyose umuntu yakenera nk'usanzwe aba ku butaka w'umuherwe. Icyo kintu cyose kiri muri iyo ndake ya Mark Zuckerberg. 15 ba mbere ku isi b'abakire bose bafite indake, abo ni abakire. Si ibyo gusa, n'ibyamamare bifite amafaranga yabyo byatangiye kwirukanyira mu kuba byakubaka indake mu maguru yihuse. Aho twavugamo nka Taylor Swift ni umuhanzikazi, ndetse muri 5 ba mbere bakize ku isi arimo n'umuherwekazi Taylor Swift. Muramuzi Taylor Swift nawe ubu tuvugana ari kubaka indake. Kanye West ari kubaka indake, nawe ni umuherwe. Sabo gusa, abantu benshi bari kubaka indake muri iyi minsi. Ibyo ngibyo bibaye nyuma yaho hasohotse filime yitwa ngo Leave the World Behind. Iyo filime yateye ubwoba abantu bahise babihuza. Ni filime yari imaze iminsi kuvugwaho ibintu byinshi, bavuga ati igaragaza ukuntu nyine isi ishobora kuzamo ibintu bimeze nk'imperuka, abantu nyine ugasanga abakiri babuze aho bahungira, keretse nyine abakiri nk'abangaba nyine bafite indake. Bavuga ati gute iyo filime isohoka bikagenda gutya. Abandi bakavuga ati ese abakiri abantu ba mbere bafite amafaranga ku isi, wibuke ikintu cya mbere baturusha kumenya iteganyagihe, ejo bizaba bimeze bite, baturusha amakuru, baturusha access ku makuru. Bano bakire nyine bafite amafaranga menshi cyane, baba bazi ibintu twe tutazi, babasha kubona amakuru, kuko usanga nyine baba bubashywe n'ayo maguverinoma babamo, usanga nyine ari abantu barenze cyane. Bivuze ngo hari ikintu baba bazi twe tutazi. Ariyo mpamvu abantu benshi bakomeje kugira ubwoba bakavuga bati ese bano bakire ni ikibazo twe tutazi, bari kwitegura iki gishobora kuba kigiye kuba. Bamwe bakavuga ati ese ni imperuka igiye kuba, wenda ni imperuka ishobora kuba igiye kuba, wenda kuvuga ngo ikirere cyarahindutse ibintu bigiye kumera nabi, bo bazarokoka. Ese ikindi batekereza, haba hagiye kuza ibyo babyita ngo ibiza bihambaye cyane bishobora gutuma isi yose irimbuka, bo bakarokoka, bo bafite indake zikomeye cyane. Kuko ni indake niribaze, indake ifite ibyumba 30 n'ubwiherero 30. Ni ahantu harimo ibintu byose ashobora gukenera, aho yakinira, aho yakorera akazi, ibintu byose birimo. Ariko uwo ni umwe mu bakire benshi bafite indake.
to survive some type of. ndetse ni ukuvuga ngo ni za ndake zishobora kubafasha mu gihe haba haje ibintu bihambaye cyane. Ndetse ikindi bakavuga ati hashobora kubaho n'igihe abaturage b'isi bashobora kwigaragambya bagateza akavuyo bari guhangana wenda na systeme z'ibihugu byabo za guverinoma, bakavuga ati ibi turabirambiwe, ubukene bumeze nabi iki, ugasanga abaturage bari kwigaragambya bari kugenda bafata iby'abakiri ku ngufu. Mbega ibyo byose nk'abakire bakomeye ku isi urumva bagomba kuba bafite ahantu bashobora kubihungira. Ariko kuri uyu munsi wa none abantu benshi bakomeje kugira ubwo bavuga ati turaba abandi ko abakire bakomeje guhunga. Ibi babihuza n'iyo filime nakubwiye iherutse gusohoka, ndetse bakabihuza na filime igeze gusohoka mu mwaka wa 2009 yitwa 2012. Iyo filime yitwa 2012. Iyo filime igaragaza uburyo isi irimbuka. Iyo filime yasohotse mu 2009 igaragaza ukuntu abakire benshi bari ku isi ariko bafite amakuru, barahawe amakuru, baraguze imyanya, nimba bayigura miliyari 2 z'idolari mu cyogajuru. Amaguverinoma abizi, abaperezida babizi, ariko b'ibihugu bikomeye nabo bavuga bati twakoze icyogajuru gihambaye cyane, kinini cyane, ku buryo buri mukire wese ufite miliyari 2 z'idolari aba yarahawe itike, ku buryo mu gihe isi izarimbuka umuntu azazana n'abandi bantu nka 2 cyangwa 3 nabo ukajya ubishyurira gutyo, uzabazana mugahungira muri icyo cyogajuru mu gihe isi izaba igiye kurimbuka. Icyo gihe isi irarimbuka nyine, ni filime yakinwe gutyo. Ariko iyo filime none abantu bakomeje kugenda bayigarura bagaragaza ko iyo filime igaragaza ko isi yose irimbuka, ariko babakiri bakarokokera mu cyogajuru kuko bijya kuba barabimenye. Ibiza bijya kuza barabimenye. Uyu munsi wa none dufite tekinoloji ku buryo uvuga ati mu myaka iyi n'iyi dushobora kuzagira gutya, imitingito ijya kuza tuyizi ati ishobora kuba iri kuri iki gipimo, imvura ijya kugwa tuzi ngo izagwa ingana gutyo, ugira ngo no mu Rwanda ujye ubona ati mwimuye abantu mu bishanga kuko hagiye kugwa imvura imeze gutya, ukabona ko kiraguye ibintu birangiritse, amasara asenyutse mujya mubibona. Uyu munsi dufite tekinoloji yo kumenya ibi bintu bishobora kuba mu myaka iri imbere, abantu bakaba babyiteguye. Ayo makuru rero abantu ba mbere bayabanza ni aba bakire. Aba bakire uyu munsi wa none muri iyo filime nk'uko nababwiraga dukomerejeho, iyo filime igaragaza ukuntu isi yose irimbuka, ariko abakire baguze itike bo bakarokokera muri cya cyogajuru. Niko bimeze. Sasa uyu munsi wa none abantu bakaba bari kubihuza bavuga bati ko nta nduru ivugira ubusa ku musozi, aba bakire kuki bose bari kuba bakubaka indake, biri guterwa n'iki, bari kwikanga iki? Ese niki gishobora kuba kigiye kugwira isi? Ese tugiye guhura n'imperuka, tugiye guhura n'ibiza? Abantu benshi rero turi abakene. Uburyo bwo kubakomeza bundi buhari nta bundi, ibi byose ntibikabatera ubwoba kuko Bibiliya yari yarabivuze. Ibi byose biri kubona nababwiye ngo nta kintu gishyashya ku Mana abayizera itari yarabanje kuduteguza ngo tubwire ngo ibi bizaba. Niyo mpamvu wa none abantu mwakomeje kubyibaza, ngiye kubaha ibisubizo bigendanye na Bibiliya. Ibi bintu by'abakire kubaka indake no kujya kwihisha mu buvumo bisangwa muri Bibiliya. Bibiliya yari yarabihanuye. Niyo mpamvu mbwira ngo mu bintu byose mukora mwiyegereze Imana, musome ibitabo byayo, kuko buriya muri Bibiliya harimo ibintu byose bitubaho, ibyabaye n'ibizaba. Imana yari yaraturabuye ibizatubaho. Aho umukire wundi yafata miliyoni zirenga 200 akubaka indake yo guhungiramo, n'amafaranga menshi yagashoye agakora ikindi gikorwa cyiza ku isi, cyangwa se akamubakamo amahoteli abamwinjiriza amafaranga menshi. Ariko kuba yafata uyu mafaranga akajya kuyubakamo ahantu ho guhungira, hari ikintu uwo muntu abazi twe tutazi. Reka ibyo bintu rero tubihuze na Bibiliya. Bibiliya bivuga iki? Twe n'amafaranga dufite yo kubaka izo ndake z'amamiliyoni 100, ndabizi abenshi bo n'ubwoba bwaranabishe avuga ati ubwo abakiri batangiye guhunga icyo gihe cyo kugira ubwoba, kuko uravuga ati ibyo biza n'ibiza twese biradutwara, cyangwa se icyo kibazo kigiye kuba iyo kiraduhitana twese harokoke bariya bari mu ndake. Ariko si koko indake niyo umuntu akwiye kwishingikirizaho? Ibyo rero reka twinjire muri Bibiliya turebe Bibiliya bino bintu rero bivuze iki. Narabwiye ngo iyi YouTube channel mujye mwibuka gukora subscribe, kuko ibintu byose biba hano hanze, ibyo duhura nabyo, ibyadufasha, ibyatugirira umumaro, ibyinshi tuzajya tubiganiraho no kuri YouTube channel. Yaba ibitekerezo byanyu cyane mu burimo bwa mwambwiye ngo baganirize kuri ibintu by'indake, yaba n'ibindi nanjye nabashakiye, tugahuriza hamwe ibitekerezo tukungurana ubumenyi, kugira ngo twese tube dufite amakuru, tutazabaho nk'abanyabwoba cyangwa se tukagira ikintu kidutungurana kimwe kuri iyi si. Kora subscribe, ujye urana na mugenzi wawe, nuhura n'umuntu ukimura umutse ngo muraho, zana telefone yawe ukora subscribe, kuko Imana izaba iri kugukoresha, kuko uzaba ushaka ko mugenzi wawe wagira amakuru nk'ayo ufite y'ubwenge. Sasa reka dutangirane n'imirongo yo muri Bibiliya, cyangwa se n'ibisubizo Bibiliya iduha ku cyerekeranye no kuba abakire kuri uyu munsi wa none bakomeje kubaka indake zikomeza kuba bahungiramo. Kuko uyu munsi wa none nk'uko twese dukomeje kubyibaza, ese abakire bari kubaka indake zihenze zo guhungiramo, ese hari ibyago bishobora kuba bitwegereje, cyangwa hari ikintu kigiye kuba gikomeye cyane bari gushaka kuzarokoka bifashe amafaranga yabo? Ibi byose byatangiye ubwo ikinyamakuru cyitwa New York Post
ndetse icyo kinyamakuru niyo kupost gikurikirwa n'icyitwa The Guardian, ni ibinyamakuru bikomeye ku isi, nacyo kivuga kiti ese Mark Zuckerberg kuki ari kubaka indake ashobora kuba yahungiramo mu gihe cy'ibyago bikomeye cyangwa se mu gihe twakwita nk'ikimeruka, ese ni ukubera iki ari kuyubaka ibyo bintu. Abantu benshi ibinyamakuru nk'ibyo bikomeye ku isi bikimara kwandika iyo nkuru nibwo abantu batangiye gusa nk'abatumwa. Ni ukubera iki rero? Nibwo nanone muri iyo nkuru ya The Guardian umunyamakuru wanditse yasaye nk'usobanura ibintu neza cyangwa se nk'uwandika amagambo meza aravuga ngo abakire koko ntabwo bafite ubushobozi bwo guhunga urupfu kuko n'abakire bazapfa, ariko ngo abakire bafite ubushobozi bwo gukerereza urupfu. Ibyo byo tubyemere, abakire bazapfa ariko abakire bafite ubushobozi bifashishije amafaranga yabo yo kwigeza inyuma urupfu. Uyu munsi wa none ngira ngo umuntu ashobora kurwara malariya ikakwica wabuze nakugurira bya binini mujya munywa bibavura malariya, ibyo murabizi. Ariko umukire cyangwa se wowe ufite amafaranga urabinywa ugakira ukazaba wicwa n'ibindi. Umukire ashobora kurwara impyiko imeze nabi we ikaguhitana, mu gitondo agahita abwira umuntu ko amafaranga ahita ajya muri bya bihugu bahita bamuhinda impyiko vuba vuba ahita agaruka mu kazi ke. Bivuze ngo ntabwo aba akwebye urupfu ariko aba ameze nk'uwigeje inyuma iminsi. Bivuze ngo umukire afite amafaranga ashobora gukererezamo urupfu. Bamwe bashobora kwivugisha ngo n'isaha bitaragira ariko amafaranga yakerereza urupfu mu gake gake bitewe n'ukuntu nuko wenda tuba dushaka kwirema agatima ngo twese tuzapfa nk'iki n'iki, ariko amafaranga akererezamo urupfu uko byamera kose. Ubu tuvugana n'abantu bari kwicwa n'inzara, wowe ufite ibiryo ntabwo inzara yakwica, hari ibindi wenda bizakwica ariko inzara ubwo ntabwo irimo. Uyu munsi wa none hari umuntu wishwe n'inzara, urumva ko wowe twa dufaranga twawe twegeje inyuma urupfu. Hari n'uwishwe n'inyota ariko kuko ufite amazi uyu munsi ntabwo uri gupfa, ntabwo uri bwicwe n'inyota. Abakire rero nabo ngo impamvu biriya byose bari kubikora ngo ni ukubera gutinya urupfu, ubwoba bw'urupfu ntabwo amafaranga bwo yabo bakiza, niyo mpamvu baba bagiye kubaka izo ndake. Niyo mpamvu uyu munsi wa none rero navuze ni hari abantu benshi bashobora gusoma bino bintu cyangwa se babona zino nkuru ubwoba bukabataba bakavuga ati turashize turapfuye, isi irarimbutse, bidukomereyeho kuko babonye abakire bari guhunga. Ariko reka mbabwire nk'abakristu mumurikiye muri kano kanya cyangwa se n'abasilamu n'undi muntu wari wese ufite ubwenge cyangwa se n'undi muntu wese wizera Imana, kuko umuntu ufite ubwenge ubundi bagomba kuba yizera Imana. Umuntu wese wizera Imana muri kano kanya ataruvuga ngo ni umukristu n'umusilamu, uwo ari we wese muri kano kanya nkurikiye, nta kintu gishyashya nk'uko birivuga kizaba kuri iyi si Imana itari ikizi cyangwa itarasaye nk'ituburiraho. Ibintu byose bizaba ku isi Imana yabitubwiyeho yifashishije igitabo cyayo cya Bibiliya. Ikindi kintu none mugomba kumenya nk'abantu bizera Imana, ugomba kwibuka ko Imana ikunda abantu bayo kandi yivugiye muri Bibiliya ko izabarinda. Mbere yo gutekereza ngo abakiri bari guhungira mu ndake ngo bito, Imana ikunda abantu bayo kandi izabarinda. Hari abantu nyine ubundi bayo nyine izarinda kandi bagomba kuzabaho uko byamera kose. Ikindi kintu wibuke ko ibi byose Bibiliya yari yarabihanuye. Nimba utari unabizi ko abakire bazubaka indake ukabibonye nonaha, Bibiliya yari yarabivuze. Nta kintu gishyashya kiba kuri iyi si ngo gitungure abantu bizera Imana cyangwa se abantu basenga cyangwa se abantu basoma ibitabo by'Imana. Ibi byose Bibiliya yari yabihanuye ko abantu bazageraho bakubaka izo ndake. Ngira ngo nanone mu minsi ya nyuma nk'uko biri bivuga, Bibiliya yari yaratubwiye ko mu minsi ya nyuma cyangwa se mu bihe by'imperuka, ibihe by'imperuka byo bigomba kubaho kandi turi mu minsi ya nyuma. Ngo mu bihe by'imperuka hazabaho intambara, hazabaho inzara, hazabaho imitingito izishwanyaguza ibintu bya bikorwa remezo mubona abantu birirwa bubaka bishwanyagurika. Iyo mitingito izabaho. Si icyo gusa, mu minsi ya nyuma hazabaho ibihuha by'intambara. Ibihuha by'intambara ngira ngo n'uyu munsi wa none murabibona, aho byuka mu gitondo kuva ngo baraturashira ngo harahiye ukabona umwaka urashize utanejejwe tuzi kumeruka bari kuvuga ngo baratwatatse baratuziye byagenze bite. Ibihuha by'intambara Bibiliya ibaze ko ibyo bintu nabyo bivuze ikavuga ngo mu bihe bya nyuma hazabaho n'ibihuha by'intambara. N'uyu munsi wa none nabyumvishe mu gitondo mbyutse. Gusa nanone mu gihe ibyo byose bizaba biri kuba ngo biduteye ubwoba by'iminsi ya nyuma, ikintu dusabwa gukora ni iki? Ni ukwibuka ijambo Yesu Kristo yivugiye. Yesu Kristo yaravuze ngo ndi kumwe namwe iteka. Ubu ushobora kuba utari kumwe ariko aba mwizera. Yarabwiye ati ndi kumwe namwe iteka ryose, ndetse ndi kumwe namwe kugeza ku iherezo ry'ibihe. Hahandi nyine ibintu bizaba byaragenze ndi kumwe namwe. Ibyo rero bikahita bitujyana nanone muri Yesaya. Ibi byose ukuntu hari harabihanuye cyangwa se icyo Bibiliya ivuga kuri iyi minsi ya nyuma, ubwo abantu bazaba bameze kuko nk'ibi ngibi turi kubona amakuru ngo bahungira mu ndake bubaka ubuvumo. Baravuga nanone ngo mu gihe uzabona bino bintu byakomeye muri Bibiliya, muri Yesaya umurongo wa 2 wenda duhereye ku 10 kugeza kuri 12, ubwo bavuga igice cya 2 umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Bimaze kuncana, sibyo? Aho hantu hasobanura neza ibijyanye n'uyu munsi w'imperuka.
n'ukuntu bizaba bimeze, cyangwa se ibi bihe bya nyuma ukuntu bizaba bimeze. Go into the uwo murongo usanga uvuga ngo injira mu isenga wihishe mu mukungugu. Nakubwiye ngo bino bintu byose n'ibi by'abakire bari kubaka indaki n'ubuvumo nabyo biri muri Bibiliya. Niyo mpamvu nshatse guhera muri Yesaya umurongo wa 2 10 kugeza kuri 12, igice cya 2 10 kugeza kuri 12. Yesu ntabwo yajyaga avuga imirongo, yaravuga ngo haranditswe ngo injira mu isenga wihishe mu mukungugu uhunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye. Agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi n'ubwibone bw'abantu buzashyirwa hasi. Buri abantu buriya nubona umuntu yatangiye kubaka ubuvumo bwo guhungiraho yari umukire wa mbere ku isi, buriya yaba yatangiye no gucishwa bugufi, kaba kabaye aba ari umuntu nyine w'ikinyabwoba w'ikibuga kiraho atangiye kuvuga ati tujye kwihisha mu buvumo. Biba byanze, ugomba kuba uri ahantu bakubona. Ni ukuvuga ngo icyo gihe agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi n'ubwibone bw'abantu buzashyirwa hasi. Uwo munsi Uwiteka niwe wenyine uzogezwa cyangwa se uzasingizwa, kuko hazaba umunsi w'Uwiteka Nyiringabo wo gutungura ibyibona n'ibyigamika byose n'ikintu cyose cyishyira hejuru kizacishwa bugufi uwo munsi. Aho hantu rero hakomeza havuga ngo iki? Aho hantu ibimanutse ku murongo wa 19 haravuga ngo iyo minsi nijya kugera abantu basigara banga ku buryo babona ibintu bigiye kuba, bagatangira kubaka ubuvumo n'indaki zo kujya kwihishamo. Aho hantu kumanutse muri Yesaya ku murongo wa 19 haranditse ngo abantu bazinjira mu buvumo bwo mu bitare no mu nzobo, ubwo ni imyobo nyine zo mu butaka. Urumva Bibiliya nyine yanditswe kera, bataramenya ko habaho zino bankazi umuntu ushobora no kuza kubaka ubwihisho agashyiramo icyo kurya, ibintu byose nyine akeneye. Niyo mpamvu Bibiliya yo ibivuga ngo abantu bazinjira mu buvumo. Ubuvumo n'ubundi twabugereranya n'indaki bari abakire bari kubaka, kuko hose ni munsi y'ubutaka. Ubuvumo munsi y'ubutaka n'indaki ni munsi y'ubutaka, ni ahantu ho kwihisha. Urumva Bibiliya bino bintu yari yarabihanuye ivuga ati abantu muri iyo minsi nibabona bitangiye gukomera, babantu cyane cyane batizera Imana, bizereye mu mbaraga zabo no mu mafaranga yabo, bumva ko njye nubatse indake nzabaho, amafaranga niyo azandukora. Ariko Bibiliya ibyo bintu yari bivuze ati abantu nk'abo ngabo rero bagifite ubwo bwibone bwo kumva ko ngo amafaranga yabo yabatabara, bazubaka izo ndake n'ubuvumo, baribeshya. Ntabwo ariko bimeze. Hano Bibiliya ikomeza ku murongo wa 19 ivuga ngo abantu muri iyo minsi bazinjira mu buvumo, arizo za ndake bakiri bari kubaka nyine nakubwiraga. Abandi bajye mu mwobo, bajye mu myobo kwihishamo mu butaka, bahunge igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye. Kugira ngo hari ikindi bari guhunga ya minsi ya nyuma iri kuza. Bya bibazo n'ubundi bigomba kuba mu minsi ya nyuma tutazahunga. Iyo mitingito, iyo nzaraye, izo ntambara, ibyo byose byo bigomba kuba mu minsi y'imperuka. Ariko abakiranutsi cyangwa se abizera Imana bo ntabwo nyine bafite ubwoba bw'ibyo bintu, kuko bari kuvuga ati ibyo byose uko biza niko biri kutuganisha nyine ahubwo ku iherezo ry'iyi si mbi. Imana ikaza ikatwijyana aho tugomba kuba turi hanyaho. Ntabwo twe dufite ubwoba bizera Imana. Ariko b'abanyabwoba, b'abanyabyaha, ngo uwo munsi bazajya muri bwa buvumo n'ibindi nyine nagiye mbabwira n'imyobo yo munsi y'ubutaka, aribyo bari kubaka uwo munsi wa none. Ibyo ngo bizaba kubera bazaba bafite ubwoba bw'igitinyiro cy'Uwiteka nyine bahinda umushyitsi. Uwo munsi ngo abantu bazajugunya ibishushanyo byabo bisengwa by'ifeza n'iby'izahabu. Umvishije ariko ko ibintu byakomeye, aho abakire batangira kuvuga ngo nimba nifite miliyoni 100 z'idolari, reka aho kuzikora mu hoteli nyinjiriza andi mafaranga cyangwa se ibindi bintu byanyinjiriza amafaranga, reka nyubakemo ahantu ho guhungira. Ni nko kujugunya amafaranga nyine, mbega umeze nk'utaye izindi bizinesi wari urubatse hejuru ku butaka. Kuko ugasanga umugabo ari guhunga andi maporoje yari afite ku isi, ameze nk'uri guhungira munsi y'ubutaka. Aribyo nababwiye muri iyi minsi ya none, ibigirwamana abantu dusenga ntabwo bikiri bino amabuye, ibiti n'iki. Ibigirwamana turi gusenga ni amafaranga, ni akazi, ni ukugira nyine mu bintu by'isi. Ibyo bigirwamana dusigaye dushyira imbere. Niyo mpamvu ari ku murongo wa 20 yavuga ngo abantu bazajugunya ibishushanyo byabo bisengwa n'iby'ifeza, nyine bazajugunya bizinesi zabo, ya mafaranga bahunge bagiye mu buvumo. Nibyo biri kuba. Ibyo bintu byabo bari barabicuriye kujya babisenga, bumva buriya nyine ikintu uvuga ati nicyo cyanjye, nicyo kizandinda. Numva umuntu yubaka ubuvumo amafaranga avuga ati ibi nibyo bizandinda, nibyo birenze, kuko ngo nibyo Imana ye n'ubundi nibyo abayizera. Icyo gihe ngo bazacaho ngo bajye kwihisha mu buvumo bwo mu bitare bihanamanga, bahunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye, kuko ngo azaba yahagurutse yaje gutera isi umushyitsi. Ariko none ku murongo wa 22 agakomeza avuga ngo nimureke kwishingikiriza ku bantu. Umva, kwishingikiriza ku bantu baze bakubakire, baze ngo bakurindire umutekano, hatazagira abantu bakwinjirana mu gihe ibintu bizaba byakomeye. Ariko ibyo byose ngo ntabwo ari byo, bazaba bari kuruhera
gusa. Ibi ngibi rero bisobanuye iki? Ibi ngibi ni ukuvuga ngo bisobanuye ko nk'uko iyo mirongo ikomeza bivuga ngo muri ibyo bihe nibitangira kuza urumva ni ibintu bigiye kugwira isi yose cyangwa se n'ibyago bigomba kugera ku bantu bose. Uba ukize wowe uri umukene buri umwe azaba ari kurwana n'ubuzima bwe. Bivuze ngo babandi bari barishize hejuru, babandi bivuga ko bizereye mu bushobozi bwabo, bizereye mu mafaranga yabo, bizereye mu butunzi bwabo, bizereye ko urumva nimba umuntu arimo abantu bari mu bakire ba mbere ku isi, abo bantu ntabwo ari bagenzi bacu babarenze. Ariko nanone ngabo bazacishwa bugufi muri iyo minsi, kuko ngo ikintu cyonyine kizasingizwa ni izina ry'Imana. Nibwo abantu bazongera kwibuka ko burya yaba amafaranga yaba ibiki nta kintu bimaze, hari umuntu bakagombye kuba bibuka ko ari urenze niwe uzaba uri gusingizwa, ngo ni Imana yonyine. Birikomeza ivuga ngo muri iyo minsi abantu bazahunga pe, bose bari gushaka ubuhungiro. Niyo minsi dusa naho turi kuganamo. Nimba ubona ingagari zatangiye kujya kwihisha mu buvumo, ni ababimenye imbere. Natwe mu minsi iri imbere bitangira tuzaba turi guhunga dushaka aho twihisha, twitsimbatsimbaga, abantu bose bazari gushaka aho bahungira. Nanone kandi iyo magambo yanditswe muri Yesaya, aravuga ngo Imana yari yaragiye ituburira mbere ibyo byose ikabitubwira ibizaba, kugira ngo abayizera abayisenga ibyo byose nibijya kuza bizasange twiteguye, tuvuga ati ahubwo byari byaratinze kuza. Nanone mu gitabo cy'ibyahishuwe, ibyahishuwe biza byuzuzanya n'ibyavuzwe muri Yesaya. Mu byahishuwe nanone haza havuga hati 6:15 kugeza kuri 17 haza bavuga ngo abami b'isi namwe murabumva muri iyi minsi bari abayobozi nyine musigaye mufite. Abami b'isi, abagabo bakomeye ku isi, abakire ku isi, abajenerali cyangwa se Bibiliya ivuga abakomando bakomeye, abacakara, gusa tuvuye ku bakomeye kugeza ku bacakara, cyangwa se wenda usinze abantu baciriritse mwe musigaye muzi ku isi, kugeza ku bacakara, kugeza kuri mwebwe muri kunyumva mwe mwibohoye muri aho mukora ibyo mushaka. Mwese ikintu muzaba muhuriyeho mu minsi y'imperuka, buri umwe muri iyi minsi turi kujyamo, buri umwe azaba ari gushaka aho yihisha. Bibiliya ivuga ko ngo bazaba bari kujya mu misozi bihishamo, abandi bajya munsi y'ubutaka, abandi bajya muri za kave. Aribyo byatangiye nyine kubona abakire batangiye kujya hehe, muri bunkers cyangwa se mu ndaki, niho batangiye kujya. Niko bimeze. Ibyo byose rero bitubwiye, ibyo bigahita bikwereka ya minsi maze iminsi mbabwira turimo ko ari iminsi ya nyuma. Ariyo mpamvu tugomba guhora twiteguye. Ibintu nk'ibi bikabatera ubwoba ngo bibatungure. Twari tuzi ko bizaba, nta n'ikintu cyabihagarika. Ahubwo ikintu bigusaba wakagombye kubyiteguye, uvuga ngo n'ubundi ni Imana ije gukora ibyayo, irasanga ndi tayari guhura nayo cyangwa iraje kunciraho iteka. Nicyo cyonyine wakora. N'ubundi ibintu nta kintu kimwe wakora kuri ibi bintu, ntabwo wabihagarika. Ntabwo wasenga Imana ngo izo ntambara ntizibe, izo nzara ntizitere. Mu minsi ya nyuma biramwivugishaga ibintu byarahenze, hazaba inzara, ingagari. Nawe uvuga ngo kuva wavuka waryaga 3 ku munsi, inzara ikwica. Nta kintu wakora usibye guhora witeguye gusa. Ndetse ngo icyo gihe abantu bazaba bari kujya kwihisha mu misozi, ngo bazaba bari kubwira iyo misozi ngo basi mutwitureho, basi mutumire, ariko ntiduhure n'umujinya w'Imana cyangwa se umujinya w'umwana w'intama. Mbega bazaba bafite ubwoba ngo ntabwo dushagura n'umujinya wicaye kuri iriya ntebe. Kandi impamvu umuntu yisha ati sinshagura n'umujinya wicaye kuri iriya ntebe, ni uko uzi ko umutima wawe n'ibyo ukora bihabanye n'ibyo ashaka. Ariko ubaye uzi ko uwo wicaye kuri iyo ntebe uri kujya gutuma wihisha, wakagombye kuvuga ati ahubwo niduhura arahita mpemba. Ariko impamvu muzaba benshi bari kujya kwihisha ni uko muzi ibikorwa byanyu ko ari bibi, uvuga ati ndibuze kubihanirwa. Niyo mpamvu umujura abona polisi akiruka, weho wibwe wabona polisi ukagenda uyisanga ubwira ati turahubwo n'ahandi abajura bagatiye. Ni ukubera iki? Uba wiyizeye ko uri umuntu mwiza utari buze guhanwa. Mpamvu tugomba kwisuzuma tugahora tumeze neza, ku buryo tutazaba turi muri abo bantu bazaba bari guhunga, ahubwo tuzaba turi mu bantu bategereje guhembwa. Gusa ikintu gitangaje muri ibi bintu reka nyibabwire, ndetse kikwereka ko dukwiye no turi mu minsi yo kwegereza Imana. Ibi bintu biri kuba muri iyi minsi ya none, kubona abakire batangiye kubaka indake zo guhungiramo bameze nk'aho bari guhunga ibiza bigiye kugwira isi, ni ibintu byanditswe na Yohana. Niwe wanditse igitabo cy'ibyahishuwe ubwo yari ari kujya Yohana ndetse n'umuhanuzi Yesaya. Ibi bintu bahurije kuri ubuhanuzi bubiri bw'ibizagwira isi, neza babihurizaho kandi babayeho mu bihe bitandukanye. Ibyo bintu babihanuye imyaka ibihumbi n'ibihumbi ishize. None ibyo bintu umunsi wa none biri kuba kandi bigahura neza, atari ukuvuga ngo harimo akantu gatonya ngo tugenekereze. Birahura neza, bivuze ngo Imana yari yaratuburiye ariko ntitwashatse kumva. N'uyu munsi wa none ngira ngo bari buze kubyumva, hari n'abatari burangize iki kiganiro badashaka kumenya ibyo ari byo cyangwa se n'icyo bakora. Gusa nanone icyo nabwira abana b'Imana cyangwa se biteguye kuba bahinduka bakagendera mu nzira y'Imana muri kano kanya, ni ukuvuga ngo abantu, Yesu yarababwiye ati mwebwe ntimugire ubwoba, abantu banjye ntimugire ubwoba, ibi byose bigiye kuba. Ariko nanone kuko impamvu tutazagira ubwoba ni iki? Ni uko twe twizeye, ukwizera kwacu kuri muri Yesu, kuri mu Mana, twebwe ibyacu biri ku murongo bizagenda neza.
ariko nanone ngo bano bakire uri kubona bino byose bari barahanuye biri kuba bo bizeye iki? Bizereye muri za beto, bari kubaka hasi bagashyiramo amabeto ku buryo nibarasaho misiri itazaza ngo yashwanyaguze, bo bizeye bagafunda bari kubakira ayo mabeto, n'ibyo bari gutinya n'ibyo bisasu bishobora kuza bikagwaho, ariko ntabwo ari cyo bakagombye kuba bizeye, hari ikindi bakagombye kuba bizeye. Nk'uko nakomeje mbibabwira, ikintu cyonyine gishobora gutuma umuntu afata amafaranga ye yamuvunnye akagenda agacukura ahantu akayubakamo indake agashyira abashinzwe umutekano, ikintu cyonyine aba afite muri we ni ubwoba bwonyine bwo gutuma umuntu akora ibyo, ubwoba kandi bwo gutinya iminsi yanyu, nicyo cyonyine kiri gutuma bariya bakiri ubona bari gukora biri. Ujye kuri Google wandikemo abakiri bose bari kubaka indake, abantu bafite amafaranga bari kubaka indake zo guhungiramo kandi zikomeye. Ibyo bintu biterwa n'ubwoba. Ubu nanone tuvugana, abantu benshi bagize ubwoba bakimara kubona ko abakiri bari kubaka indake, bibutse ko nta n'amafaranga bafite yo kubaka izo ndake. Abantu benshi bagize ubwoba, ariko ndabutse ko abafite ubwoba ni abanyabyaha, ni abantu nyine twese turi abanyabyaha, ariko ni ba bantu nyine badafite kwizera byibura ngo uvuge ngo hari icyo nizereyemo. Ibi nanone birahita bitujyana ku magambo yavuzwe na Dawidi, ubwo Dawidi yavugaga ngo noneho uyu munsi menye ko Uwiteka akiza uwo yasize, nimba nawe uzi ko yagusize azagukiza, ndetse ngo uwo Uwiteka yasize azamusubiriza ari mu ijuru ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Agakomeza avuga ngo ariho yakomeje nanone hahuye n'ibintu by'uyu munsi wa none, ariho yakomeje avuga ngo ku 28 iyo ni Zaburi, aho Dawidi yakomeje avuga ngo abantu benshi biringira amagare, abandi biringira amafarashi. Icyo gihe nyine yashaka kubigereranya wenda nk'uyu munsi nko kuvuga ati abantu benshi wenda biringira ibifaru bya modoka bya gisirikare binini utabasha kurasaho, wenda indege za gisirikare cyangwa se ibindi bintu bihambaye nyine bishobora kuba byarinda umutekano w'umuntu, kuko ku rugamba icyo gihe umuntu yabaga ufite amafarasi ariho n'amagare yabaga arirwanya ari gukubitira abantu abacamo babaga, yabaga arenze. Niho nano Dawidi nawe yavuze ngo abantu benshi, kandi n'ibyo bintu yari abifite anabikoresha, ariko ntabwo aribyo yiringiraga. Uwo ni Dawidi, ayo magare y'intambara yari ayafite, intwaro n'igisirikare yari agifite, ariko ntabwo yajyaga akiringira, yiringiraga Uwiteka. Niyo mpamvu na Dawidi yavuze ngo abantu benshi biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu gusa. Ni ukuvuga ngo ba Mark Zuckerberg n'abandi biringiye ziriya ndake bari gucukura n'ibiki. Iri ni ijambo wagenderaho Zaburi 20:8, mu gihe ndabizi abantu benshi mwari mwatashwe n'urwango ari ibigiye kutuzira iki n'iki. Ijambo wakagendeho ni Zaburi 20:8, ngo bamwe biringira amagare abandi bakiringira amafarasi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Iryo twebwe rizaturinda, niryo twiringiye, kuko biriya bintu by'amabeto by'amaki by'amazwapi byakurinda ino minsi turi kujya mu y'imperuka, kuko ni ibintu byavuzwe ko bizaba, nta kintu kimwe cyabihagarika usibye kwiringira Uwiteka gusa. Niko Dawidi yavuze. Kandi nawe ubwo butunzi, yari umwami, yari umuntu wa danje, ariko ubwo butunzi ntigeze abwiringira. Uyu munsi wa none uraba ufite udufaranga tutanarenze ugasanga nitwo wiringiye, utwo tuzu twawe, ariko ibyo byose umwami w'umunyabwenge yaravuze ati ibyo byose ndabifite ariko simbyiringiye, nzavuga izina ry'Uwiteka Imana gusa. Ndetse Dawidi akomeza avuga ngo barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse tureba, kuko nyine bizeye Imana. Barahagurutse bareba, ariko abandi ngo baragiye barunama birangira nyine baguye, atariko twebweho twizeye Imana turahagurutse kandi tureba. Nanone ngo muri iyo minsi ya nyuma ng'abantu ngo ntabwo bazaba bakigira urukundo, ng'abantu benshi uzaba usanga ngo bakunda ibibanezeza gusa, bibereye mu iraha. Uyu munsi wa none uriya abantu bose bagutewe mu iraha, ibibanezeza, ibintu nyine bisa nkaho bibanezeza gusa, nibyo bintu bashaka kumva, nibyo tuzajya tubibashyiraho hano mubirebe, nibyo abantu nyine bashaka kumva, ntabwo bashaka kumva nyine ukuri kwa nyako, ngo nibyo abantu bazaba bahugiye muri iyo minsi ya nyuma. Ikindi mu minsi ya nyuma abantu bazaba basenga Imana, bayivuga ahantu hose, ewana bajya gusenga, baririmba, banabishyira mbega ahantu hose uzarebe n'uyu munsi wa none n'ureba abantu bari gusenga Imana, bari gusingiza Imana, ibintu byose barabikora bijyanye n'Imana, ariko ngo wabacunga neza ugasanga bayobowe n'urwango, nirwo rubari mu mitima. Ibyo ngibyo ngo wabareba abantu birirwa basenga ukabona ukuntu bayobowe n'urwango, ukahita wibuka ko birengagiza itegeko rya kabiri rikomeye ry'Imana rivuga ngo ugomba gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ntabwo bagikunda bagenzi babo, bo barikunda gusa, bakahita bajya no gusenga bagasingiza Imana bakavuga iby'Imana, ariko ntibakunda mugenzi wabo. Bari gukunda Imana batarabona, badakunda bagenzi babo birirwana no muri izo nsengero cyangwa mu muhanda n'ahantu hose, nuko bameze. Ikindi abantu bose ibyiringiro byabo cyangwa se n'umutekano wabo bumva ko uri mu mirimo yabo bari gukora, mu kazi kabo bari gukora, amafaranga bari gukorera, bakibagirwa ko ukubaho kwabo no gukira kwabo bitari muri ibyo bintu bihambaye, niba no kwishyira imbere kwabo, ahubwo biri ku Mana gusa.
ibyo barabyibagiwe. Ngo kandi ikintu cyonyine twagakoze muri iyi minsi, reka nanakibabwire dushake dusoreze hano, ikintu cyonyine twagakoze mbere y'ibyo bintu bindi byose by'isi biturangaza, nabyo mukore muhiga amafaranga ni byiza, ariko ikintu kigomba kuza mbere ni ugusenga Imana, ni ukumenya ijambo ry'Imana no kurisoma, kuko buriya iyo usomye ijambo ry'Imana uhora witeguye, nta kintu kiba kigomba kigutungura, uvuga ati ibi ni bya bindi bari baratubwiye, ukarushaho kwitegura neza. Ikindi, guhiga Imana, ugakurikira Imana n'ubushake bwayo, gushaka kuyimenyaho byinshi, akaba icyo kintu kiza imbere y'ibindi bintu byose wirirwa mukora buri munsi. Ikintu gikomeje kugaragara nuko abantu bizereye muri Yesu Kristo cyangwa se bizereye no mu Mana, ni abantu umunsi ku munsi ukomeza kubona bagenda bakomera mu byiringiro byabo, uko bashaka Imana cyane kurusha bagenda batinyuka. Ukabona umuntu wishimye utinyutse, niyo hari byinshi waba umurusha, ukabona umuntu arishimye afite gutinyuka, amerewe neza, ukabona ni umuntu mbega witeguye udafite ubwoba na buke. Ugasanga n'udushobora kuba ufite ibyo bintu ukajya ubona afite ubwoba, nibo bariya muri kubona bari kujya mu buvumo Brown. Noneho rero kubatekereza ko bino bintu biteye ubwoba, reka mbabwire umurongo rero none mugomba gusoma kugira ngo bafashe kwitegura atagira ikintu kibatungura, ari naho tugiye gusoreza. Kuba bafite Bibiliya muze gusoma Matayo umurongo wa 24 kuri 6, haravuga hati muzumva iby'intambara n'ibihuha by'intambara. Ibyo turi kumva muri iyi minsi, intambara ahantu hose, ibihuha by'intambara. Mwirinde ntimuzahagarike imitima cyangwa se ntimuzagira ubwoba. Nyiri ibyo byose ni mubyumva, ntimuzagira ubwoba, kuko hazaba hatarashya neza. Kuko ngo ntimugire ubwoba, ntimuhagarike imitima, kuko ntibizabuza n'ubundi ibyo bintu kubaho. Niko uwo murongo uvuga. Wagira ubwoba utagira ubwoba ntabwo uzabuza ibyo bintu kubaho. Niko kuri Matayo 24:6 havuga ati muzumva iby'intambara, impuha z'intambara, muzirinde ntimugire ubwoba, kuko n'ubundi ntabwo muzatuma ibyo bintu bitabaho, bigomba kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ibyo mbega ni nk'ibiyitegura, ahubwo hazaba hatarashya neza. Kuri 7 akavuga ngo iki? Aravuga ngo ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Urumva ntabwo bizaba byoroshye, ngo ariko ibyo byose nyine bizaba, iyo nzara, izo ntambara n'ibiki, ibi byose muri kubona n'ibindi bigiye kuza nyine n'intambara n'ibiki byose muri kubona, ibyo byose nimumara kubibona ngo bizaba ari itangiriro noneho ahubwo ry'ibibazo nyabibazo. Ibyo ntabwo ari byo bibazo bihambaye bizaba, hazaba ibyo ni nk'ibiteguza cyangwa se ni nk'itangiriro. Bino mubona nk'intambara n'izindi zigiye kuzaza, mukabona ibibazo abantu benshi bagapanika bagata umutwe, hazaba hatarashya. Ibyo bizaba ari nk'itangiriro noneho ahubwo Bibiliya byita ngo ni itangiriro ryo kuramuka. Ibibazo bya nyabyo bizaba bitaraza, iryo zizaba ari nk'itangiriro. Ibaze none bizakurikirana ukuntu bizaba bimeze, bizaba ari ibihe bibi cyane, kandi ibi bintu ntabwo twebwe dufite ubushobozi bwo kubihagarika. Nta n'ahantu dukwiye kubihungira ahari handi, kandi bizagera ku muntu wese. Twabatuye ngo ni ku mwami kugeza ku mucakara, ubwo ni ingeri zose, ufite ibiceri n'utabifite. Ubwo ikintu dusabwa ni iki? Ni bya bindi Dawidi yavuze muri Zaburi twabonye, ari byo nyine tugomba gusigaraho twebwe. Ni ukuvuga ngo abantu biringira ibindi bintu bikomeye bigize gute, ariko twebwe ngo tuzavuga izina ry'Uwiteka gusa, nicyo cyonyine kizadutabara. Ni ukuba muri mu Mana. Mwibuke gusenga, mwibuke gukora subscribe, mwibuke no kwitegura iminsi nk'iyi, mube mwiyeza. Kandi ibintu byiza mwamenye mujye mubisangiza n'abandi, ukoreshe nk'iyi link ikubita abandi bantu muri famiye abo mukorana, kugira ngo ubutumwa bwiza bugere hose. Reka mubwire ngo Imana ibahe umugisha, dukomeze n'ibindi biganiro kuri YouTube channel yanyu.